Iyerekwa ry'amagufwa yumye, itorero ry'i Lawodikiya. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzenguruka naho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Mwami Uwiteka, Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego, niwe Mana, uherekera hose, izina ryawe ntabwo rihinguka, ntabwo rihinduka, witwa Ya. Natwe abakwizeye turi abawe, tugusabye ngo umucyo wawe wa wundi waviriye abatubanjirije, harimo ba Saduraka, harimo umwami Dawidi ndetse na Salomoni, uwo mucyo waviriye natwe uhindukire, urushaho kutuvira muri bino bihe. Urakoze, ijambo ryawe ridusohore mu mwijima, ritwinjize mu rumuri rwawe, none n'iteka ryose. Amen. Yesu abahereza umugisha. Nitwa Tushime Daniel, nishimiye kuba ndi kumwe nawe. Iyi ni Imbasi TV, mbahereje ikaze muri uyu mwanya kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, amanura mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzenguruka naho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko Umwami Uwiteka avuga, abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyireho umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhuwe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka ayinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'ab'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Ezekiyeli 37 kuva ku murongo wa mbere kurangiza 11. Twumvisemo iyerekwa ry'amagufwa yumye, twumvisemo uburyo Ezekiyeli yari ari ku kirwa. Ezekiyeli yari Imana yamufashe ikamutwara mu kirere mu mwuka, irangije itangira kumwereka amagufwa yari yumye, itangira kumuhishurira amagufwa yumye, imwereka ngo ikibaya, ubwo yari mu mwuka hejuru, ngo imwereka ikibaya cyari cyuzuyemo amagufwa yumye. Maze ngo arayareba, ngo Imana Uwiteka iramubaza ngo, yewe mwana w'umuntu, Ezekiyeli we, aya magufwa aho yakongera kubaho? Ngo maze Ezekiyeli ngo aritegereza, ngo aravuga ngo, yewe Uwiteka, ni wewe wabimenya, ni wowe ubizi. Maze ngo arabwirwa ngo, hanurira aya magufwa. Ezekiyeli yahanuriye amagufwa ngo arayahanurira, ngo Uwiteka aramubwira ngo yabwire ngo, mwa magufwa yumye mwe, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, mbatwikirize uruhu rwanjye, hanyuma mbashyiremo n'umwuka wanjye, mukunde mubeho. Ngo ayo magufwa yari yarumye, ariko
ariko hasi basoje batubwira ngo aya magufwa ngo ni yayandi y'ab'inzu ya Isirayeli, ngo bavuga bati dore turumye rwose, ngo twaraciwe burundu, ngo kandi ibyiringiro byacu biraheze, ngo hanyuma twaraciwe turi ab'inzu ya Isirayeli. Bivuze ngo aya magufwa ni abantu, kandi aba bantu ni abantu b'inzu y'Imana, batoranirijwe kubwiriza ubutumwa, batoranirijwe kwitwa abana b'Imana, ariko ni amagufwa yumye. Dore amagufwa yumye rero ni abantu bumvise, bazi Yesu, bumvise ijambo ry'Uhoraho, ariko ntiryigeze ribafataho, ntiryigeze ribahindura, nta kintu na kimwe ryigeze ribatwara, ariko baravuga bati twarumvise, twarumvise. Imitima yabo yarumye, imitima yabo yuzuye igomwa, imitima yabo yuzuye ishari, imitima yabo yuzuye umwanda wose, nk'uw'abantu batigeze bamenya Uwiteka Imana yabo. Ariko ngo Uwiteka arabareba, ngo aboherezaho intumwa, aboherezaho umuhanuzi Ezekiyeli. Ni nako uyu munsi yakoherejeho intumwa mu mutima wawe, ni nako uyu munsi yakoherejeho intumwa Daniyeli cyangwa se indi ntumwa, ariko kugira ngo ihanurire, iyo ntumwa izihanurire ubuzima bwawe, iyo ntumwa izihanurire ahazaza hawe, iyo ntumwa ihereza ubuzima bwawe icyerekezo giturutse mu mvugo y'Uwiteka Imana yacu. Maze ngo Ezekiyeli arahanura, ngo arabanza ahanurira amagufwa, arababwira ngo nimwumve ijambo Uwiteka avuze. Aravuze ngo mwa magufwa yumye mwe muzongera mubeho. Hanyuma ngo arahanura, ngabona imitsi ije ku magufwa. Arahanura, guhanura nta kundi n'izi nyigisho zihindura imitima, zihindura imitima y'ubwibone, zihindura imitima y'ishari, zihindura imitima y'ubugome, izihindura ikibi kiri muri twe. Izo nyigisho nizo uyu munsi turimo turahanura. Ngo agihanura imitsi itera ku magufwa, ngo hanyuma igufwa risanga irindi, igufwa rya Kinshasa risanga iry'i Kigali, igufwa rya Kigali risanga irya Nairobi, igufwa rya Nairobi risanga irya South Africa, ngo igufwa risanga irindi. Amagufwa yaragiye rasanga, iryo ku mutwe riza ku mutwe, iryo ku kiganza rijya ku kiganza, iryo ku kaguru rijya ku kaguru, iryo ku mugongo. Nta gufwa ryayobye inzira, kubera ko ryari ijambo ry'Uwiteka. Ubwo Imana yaremaga isi n'ijuru yakoresheje ijambo ryayo. N'umuntu wese Imana igiye guhindura amateka ikoresha ijambo ryayo. Bibiliya iratubwira ngo iyo ivuze gusa biraba, ngo ariko iyo itegetse birushaho gukomera. Ngo igufwa risanga irindi, igufwa rirasangana, nta gufwa ryayobye. Rimwe byerekeza mu buhanuzi, irindi byerekeza mu kubwiriza, irindi byerekeza mu gufasha, irindi byerekeza mu kugemura abarwayi kwa muganga, irindi byerekeza mu kurwaza indembe mu bitaro impande zose, irindi byerekeza muri bizinesi ariko rifasha, irindi byerekeza mu guhanura, mu kubwiriza ubutumwa bwiza, mu kwerekwa, mu kuririmba, mu kuba pastors. Amagufwa aragenda arasangana, igufwa risanga irindi, buri gufwa ryamenye umwanya rigomba kuba ririmo. Ntabwo iryo ku mutwe ryagiye ku kaguru, ntabwo iryo ku kaguru ryagiye mu mugongo, ntabwo iryo mu mugongo ryagiye mu mutwe. Igufwa ryamenye position yaryo rigomba kuba riri. Ngo amagufwa yaragiye rasangana, igufwa risanga irindi, irindi risanga irindi, irindi risanga irindi. Amagufwa aragenda arasangana, amagufwa aragenda araterana, amagufwa amenya aho agomba kuba. Ngo imitsi itangira kuyatemberamo, nta yindi, iyo mitsi nta yindi, ni ijambo ry'Imana ryatangiye gutembera muri aya magufwa. Ngo ariko nubwo yatemberaga nta mwuka wari uyarimo. Harimo abantu uyu mwanya bumva ijambo ry'Imana bakamenya kurisoma muri Bibiliya, ariko ntibumve mu buryo bw'umwuka, ntibumve umwuka w'Imana uri muri ayo magambo, bakayumva mu buryo bw'umubiri, bakayumvira mu isi y'umubiri, kubera ko nta mwuka bafite, nta mwuka. Ngo maze Uwiteka arongera arababwira ngo inyama ziyamereho. Uwiteka ategetse inyama ziraza zimera muri ya magufwa, hajyaho inyama
hajyaho inyama, hajyaho inyama, amagufwa atangira kugira icyerekezo cy'umubiri. Ngo maze Uwiteka aranategeka ngo ndayatwikirizaho uruhu, ariko Yesu Kristo. Urwo ruhu arutwikiriza ya magufwa yatangiye rimwe yumye, anyanyagiye mu kibaya, yuzuye impande zose, atagira aho aturije. Igufwa riri hariya, irindi riri hariya, irindi riri hariya, irindi riri hariya. Igufwa ryahise rimenya aho rigomba kuba riri. Igufwa rimenya aho riri, hanyuma rimaze kuhamenya. Iyo utaramenya umwanya wawe ku Mana, nta mwuka wakuzaho. Iyo utaramenya umwanya wawe ku Mana, uzagendana amasezerano adasohora. Ariko iyo wamaze kumenya umwanya wawe ku Mana, wicara utegereje guhabwa umwuka kugira ngo ukungubeho. Maze ngo hanyuma inyama ziyameraho mpande zose, inyama ziramera, imitsi iramera. Ngo maze Ezekiyeli ngo yitegereje, ngo abona n'imirambo, ngo ni imirambo iryamye, kuko nta mwuka wari uyarimo. Arayitegereza aravuga ngo ntabwo ari uko bigomba guhora bimeze. Uwiteka arongera amumanukira aravuga ngo umuhanuzi, mwana w'umuntu Ezekiyeli, ayo magufwa urimo urareba, mbese iyo mirambo urimo urareba urayitekerezaho iki? Ngo hanura noneho umuyaga, ngo kandi uwo muyaga uwubwire uturuke mu birere bine. Umuyaga uturuke mu birere bine. Maze ngo Ezekiyeli barangiza arahanura ngo umuyaga uturuka ikasikasi, undi uturuka ikusi, uturuka amajyepfo, uturuka amazaruguru. Ngo imiyaga irahuha muri ya mirambo yari yarumye ipfuye. Iyo mirambo yarabanje kuba amagufwa. Niyo mpamvu Uwiteka yakureba ukiri mu buzima. Hari ubwo Imana yakoherezaho intumwa uyu munsi, hari ubwo Uwiteka yakohereza Ezekiyeli uyu mwanya turimo turavugana, hari ubwo Uwiteka yakohereza iyo mitsi yawe ikongera ikayirema. Uko wumye, wumvise ijambo ry'Imana rikubwira ngo Yesu azaza, wumvise imvugo y'Imana ikubwira ngo hindura imyitwarire, wumvise presence y'Imana mu buzima bwawe, ariko ntiwayiha agaciro. Kubera iki? Hari imbaraga yari yaraguhinduye igufwa, ntabwo wari ukiri umuntu, wari warabaye magufwa. Ni hahandi Bibiliya itubwira ngo yadukuyemo imitima y'ibuye iduhereza umutima mushya. Imana yadukuyemo imitima, ubuzima bwo kubaho nk'inyamaswa, iduhereza umutima mushya. Twari amagufwa yumye, iraza itwigisha ijambo ryayo, twumva ijambo ry'Uwiteka, tumenya ko ntabwo turiho ku bwacu, turiho kubera Imana Data. Ibyo Imana ibona ntibihagije, iravuga ngo reka mbatereho n'inyama, mbatereho n'imitsi, hanyuma mbamenyesha umucyo wayo. Itwohereza agakiza kayo, nk'uko Bibiliya ibitubwira ngo mu ijuru habaye inama, baraterana ngo bashake ikintu cyatuma mwene muntu abona agakiza. Kuko Imana yaturebaga ikabona ko twahebye, turi ibyigenge, turi ibyihere, kandi ko nitaducungura ntabwo tuzahora tubona intungura n'ibitambo byo gutamba. Itwohereza Yesu ngo inama y'agakiza mu ijuru, baraterana mu byahishuwe, ngo bemera kohereza umwana w'intama w'Imana mu ijuru ngo abari buze kudupfira cyangwa se kuducungura. Ngo hari habuze uwo mu isi, hari habuze uw'ikuzimu, ngo hari habuze n'uwo mu ijuru wakwemera kwitangira uwo murimo ngo abumbure cya gitabo. Ariko Yesu aravuga ngo ndaza. Icyo nicyo cyatumye Imana uyu mwanya yereka Ezekiyeli iti dore mbushyizeho imitsi, mbateyeho n'inyama, kandi mborosheho uruhu, ariko n'imirambo iri aho nta mwuka bafite. Nicyo cyatumaga Yesu mu bigishwa be yigishaga, igihe yabigishaga ntibumvaga ibyo arimo aravuga, kuko bari imirambo iteyeho inyama, yoroshye uruhu, ariko idafite umwuka. Ni nako abantu bamwe na bamwe basoma Bibiliya bakumva ni igitabo nk'ibindi, bakumva ni igitabo nk'ibindi byose, ntibumve ibivugwamo. Rimwe na rimwe bakabisobanura bagendeye mu marangamutima yabo, ariko wumve ntabwo wowe wabasha kubimenya nk'uko n'Imana cyangwa Yesu Kristo yagiye abigisha ba Pawulo, akabyigisha ba Stefano, akabyigisha abigishwa be. Rimwe na rimwe ntibumve ibyo yavuga, ariko ubwo yamaze kugenda mu ijuru, amaze kubakurwamo, ngo nibwo yabohereje umwuka
nkuko yari yarababiyasezeranije. Bahise bamenya icyo gukora naho kugikorera n'igihe cyo kugikoreramo. Hezekiyeli ngo arahanura, umuyaga urahuha muri ya mirambo, ngo ya mirambo ibaho. Niko umuntu w'Imana amera. Iyo utarahabwa umwuka wera w'Imana, iyo utarinjirwamwo n'umwuka wera w'Imana, uba uri umurambo ugenda, ntabwo uba uzi riva n'irizima. Ibuze ubaye n'umurambo yaba ari amahirwe kuri kwegereza guhabwa wa mwuka. Hari ubwo waba uri n'igufwa, warumye, ufite umutima w'ikibi gusa, ntabwo muri wowe habonekamo ikiza, ahubwo umutima wawe ni uw'ikibi, winjiwemo n'ikibi. Ibyo rero ntabwo bikwiye kudutangaza. Hari igihe kimwe ubuhanuzi bwa Ezekiyeli buzakugera, hari igihe rimwe uzahura n'umuhanuzi Ezekiyeli, hari igihe muzahura mu muhanda, hari igihe muzahura mu isoko, hari igihe muzahura mu church, hari igihe muzahura muri business, hari igihe muzahura muri family yawe. Ariko hari igihe kimwe Imana izohereza umuhanuzi nka Ezekiyeli ku buzima bwa uwo muhanuzi. Nahagera uwo mutima w'ibuye ukuri uzasohokamo, utegweho imitsi, utwegweho inyama, woroswe uruhu. Hanyuma Ezekiyeli ahereko ahanure umuyaga uguhuhemo. Muri icyo gihe uzahita umenya bya bindi Ezekiyeli Imana yari yaramubashije ngo mbese Ezekiyeli aya magufwa yabasha kongera kubaho? Akavuga ati yo Uwiteka ni wowe ubizi. Yamaze kubwira Uwiteka ngo ngewe ntacyo nabimenyaho, sinshobora no kubwira icyo mbikoraho, ariko mu buryo bw'umubiri w'umuntu yavuga ngo aya magufwa ntiyashobora kubaho. Ariko Ezekiyeli yari yaratewemo inyama n'imitsi ya Yesu, n'imitsi y'Uhoraho Imana ya Data wa twese. Hanyuma ahita amenya ko mu bidashobokera amaso ye, mu bitagaragarira amaso ye n'ibidashobokera imbaraga z'Imana zo zirabishobora. Yanga kuvuga ngo ntibishoboka, aravuga ngo Uwiteka ni wowe ubizi, ntacyo ngewe nabishoboraho. Inyama zirongera zibaho. Abari amagufwa Imana ibateraho inyama, abari amagufwa Imana ibateraho imitsi, abari amagufwa Imana ibemeza ko bagomba kongera bakabaho, maze bahinduka abantu babaho, bahinduka ibiremwa bibaho. Ibyo ngibyo nibyo biriho n'amagingo nayo, nibyo biriho na n'uyu munsi. Bamwe uyu munsi bafite imitima imeze nk'amagufwa yumye, muri bo nta mpuhwe, nta n'imbabazi, ntabyo bagira. Imana ntayo bazi, ntibashaka no kuyimenya. Ariko wumve, hari igihe Imana ikoherejeho umuhanuzi nka Ezekiyeli, cyangwa se hari igihe wowe ari weho Ezekiyeli irimo irahagurutse uyu munsi ngo ugiye guhindura babandi mwirirwana, babandi mukorana, babandi mugendana. Mwumve neza iki gihe turimo ntabwo ari igihe cyo gutuza, ni igihe cyo guhanura nk'ubuhanuzi nk'ubwa Ezekiyeli bwo guhindura imbaga n'abantu nyamwinshi. Imana yacu ihimbazwe. Imana iratureba ikabona ngo n'ab'inzu ya Isiraheli bapfuye, barangije, babaye amagufwa, imitima yabo yarumye. Twebwe bamwe bo mu nzu ya Isiraheli imitima yacu bamwe yarumye, yaragagaye, yararangiye, nta byiringiro, ngo nta byiringiro bagifite. Ariko ongera wowe winjire ku isoko y'Imana ya so, Imana ya so na sogokuruza wawe. Niyo Mana ukwiye gusenga. Bibiliya iratubwira ngo nimushakishe kandi mubaririze, muperereze inzira zake, inzira nziza aho ziri, izo ngizo abarizo muhindukira muzinyuremo. Maze Yesu aragaruka. Tugeze hano mu Byahishuwe ibice byaho bitatu. Maze Imana iratureba itwoherezaho ubutumwa ikoresheje umugaragu wayo. Yandika urwandika rwandukira i Laodikiya, arabwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubise, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, kandi ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe,
zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore ibi nivyo iyi generation turimo cyangwa iyi periode tugezemo, nico gihe gikomeye Imana yabwiraga, niryo torero tugezemo Imana yabwiraga ry'Laodikiya. Irababwira ngo ndore ndabazi bamwe muzi ko mwamenye Imana, muzi ko mutunze, muzi ko mutunganiwe, ariko ntimuzi ko muri abatindi. Bamwe turabatindi, ntimuzi ko muhumye, ntimuzi ko ntacyo mufite. Muribwira muti turatunze, turakennye. Iyi generation yacu niyo generation ifite ikoranabuhanga kuruta ibindi bihe byose byabanje, kandi generation yacu niyo generation iteye imbere kuruta ibindi bihe byose byabanje. Turibwira ngo turatunze, turibwira ko duhagijwe n'ibyo dufite, turibwira ko ntacyo tubuze, ariko Imana iratureba. Iyi ni generation yanyu. Imana iratureba ikatubwira ngo mbese nimuzi ko muri abatindi bo kubabarirwa? Ntimuzi ko nta n'icyo mufite? Uribwira kubona, ntuzi ko wahumye, uri impumyi, nta n'icyo ureba, amaso yawe arahumirije. Ati ndakugira inama, ngwino ungureho y'izahabu y'agaciro, yatunganijwe n'agaciro kenshi. Iki gisobanuye yuko ibyo watunga byose muri iyi si udatunze Imana, kubera ko Imana icyo iduha kiruta ibindi ni ubuzima. Ibyo byose urapfa ukabisigira abandi. Hanyuma ikakubwira ngo kandi wambaye ubusa, ibyo ukora byose ni impfabusa. Umubwiriza wabyitegereje neza aravuga ngo nta kintu na kimwe ngo kiri munsi y'izuba gifite umumaro, ngo byose ngo yabyitegereje ngo asanga ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga, ngo byose ahitamo kuvuga ngo ni ubusa gusa, ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ngo mbese gutunga inka nyinshi, gutunga ifamu nini, gutunga abagore benshi, gutunga abagabo benshi, gutunga amafaranga menshi bimaze iki? Ati byose ni ubusa gusa, turapfa tukabisiga, byose ni ubusa gusa. Igifite umumaro ni ubuzima. Hirya y'ubuzima, ubuzima nta handi buva, ntabwo buva kwa Buda, ntabwo buva kwa Ryangombe, ntabwo buva kwa nde, ntabwo buva kwa nde yande, buva ku Mana. Iyi niyo generation turimo, kandi katubwira ngo abo nkunda bose ndabacyaha, bose ndabacyaha. Maze iravuga iti dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire, kandi iti unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje data akampa kwicarana nawe ku ntebe ye y'ubwami. Ibyo byose Imana irabireba ikatwitegereza, iyabizi neza yuko hari igihe turimo ntabwo ari igihe cyo kudereka, izi neza igihe tugeze. Niyo mpamvu ihagurutsa abagabo nka Stefano, niyo mpamvu ihagurutsa abagabo nka Hezekiya, niyo mpamvu inyandiko z'amateka yabo, ubuhanuzi bwabo, ibyanditswe byabo, amahishurirwa ya Imana uyu mwanya yongera kuyatwibukirizamo ibihe byatambutse, inatwereka ibihe tugeze kugira ngo dusobanukirwe icyo gukora, kugira ngo dusobanukirwe icyo gukora, tumenye igihe tugezemo icyo ari cyo. Umugore witwa Ellen G. White wabayeho mu kinyejana cyerekeza mu cya 18 mu 1827 nibwo uwo mugore yabayeho. Ni umugore uzwi cyane kandi wanditse amateka, yavuze amagambo akomeye. Aravuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo abantu benshi ngo bazaba bariraye, ngo badashaka kumva ijambo ry'Imana, ngo kandi inyigisho zose zerekeza ku kuri ngo zizaba badakeneye kuzumva mu matwi yabo, ngo kubera ko ngo hazaba haradutse izindi nyigisho zizaba zaradutswe zizanwe na Antikristo zo kugira ngo zibone uko ziyobya n'intore niba bishoboka. Ngo hanyuma akomeza avuga ngo izo nyigisho ngo zizaba zaramamaye, ngo zizaba ari inyigisho zo gukangurira abantu ngo kuba bakomeye no kwigiriza ubutunzi bwo mu isi gusa, ngo nyamara ibyo kubigwiza ntabwo ari uko ari bibi. Niko yabivuze ati ibyo ntabwo ari uko ari bibi, atari ko ntibikwiye kugira aho bihurizwa n'ijambo ry'Uwiteka Imana ihoraho. Uwo ni uwa mbere.
uwa kabiri William Branham wabayeho ejo bundi mu 1947, nawe yanditse avuga ngo ibikorwa by'Imana ngo byose tuzabibonera mu byaremwe, ngo kandi Imana ngo yategetse ibyaremwe ngo bitubere amasomo, yategetse ibyaremwe ngo bitubere amasomo. Itegereze ikimodo ngo ko kizi gukora, ko kidahinga, ariko kikaba kizi gukora no kwiyubakira inzu cyangwa kwiyubakira inzu izakibeshaho mu myaka yacyo yose y'ubuzima bwacu, ngo kandi kizi kuyubaka kikayikomeza. Ngo wibuke, yagize ati wibuke icyo ntabwo cyahawe ubwenge nk'ubwo wahawe, ngo nta nubwo cyahawe ubuhanga nk'ubwo wahawe, ntabwo cyahawe kumenya gutandukanya ikibi nk'ikiza nk'uko wabihawe, ariko icyo cyamenye kubikora. Arangije akomeza avuga ngo nimumenye kubaha no kugendera mu byaremwe ngo bitubere amasomo, kuko nibyo Imana yashizeho ngo bitwigishe iby'Imana idushakamo. Ibyo ni ibi byose byagiye bitambuka. Imana yagiye itwoherereza intumwa n'abigisha ba uyu Branham cyangwa se William Branham yapfuye afite imyaka 56, yavukiye muri Amerika. Hanyuma uyu mugabo yasize inyandiko n'inyigisho zikomeye n'amagingo nayo, ariko izo mu nyigisho yasize bimwe mu byo twazigiramo harimo yuko ibyaremwe bigomba kutubera amasomo, kandi ibyo byaremwe ntabwo bigomba kudutandukanya n'Imana, ahubwo twebwe bigomba kutwegereza Imana tukanasobanukirwa igihe tugezemo. Ntabwo ari cya gihe cyo gutuza ngo turyamire aho ngaho ngo tuvuge ngo hoya ngo bizikora, ngo Yesu ngo yaraje araducungura, ngo nta cyaha kibaho. Oya, Yesu yaraducunguye, ariko nubwo yaducunguye aratubwira ngo nimuhitemo, dore ishize inzira ebyiri imbere yanyu. Branham yaje kuvuga ngo urumuri rw'Imana ngiyo rwaviriye ku muntu arabimenya, ngo kandi ngo hari bamwe birengagiza umucyo w'Imana, ngo hari bamwe birengagiza umucyo wavuye ku Mana, nyamara bagashaka kumvira inyigisho z'abadayimoni ziza zihuranira n'ibyabo. Inyigisho ziza zihuranira n'ibyabo William Branham yavugaga nizihe? Ni inyigisho ziza zikubwira ngo nta cyaha kibaho, ni inyigisho ziza zikubwira ngo turi mu gihe cy'umudendezo, ni inyigisho ziza zikubwira ngo ufite igihe cyo kwishimisha, ni inyigisho ziza zikubwira ngo Imana iri mu ijuru nawe uri mu isi ufite igihe cyo gukora ibyo ushaka. Oya, izo nyigisho ni inyigisho mbi. Ni byiza kubaha ibyo Imana yaduhaye, kandi ni byiza kubikoresha twubahisha izina ryayo mu isi. Ariko turi kugendana, Imana yacu ihimbazwa. Hanyuma tugarutse nanone kuri uru rwandiko Imana cyangwa se umugaragu w'Imana yandikiye Laodikiya. Twebwe muri kino gihe ngo tuzi ko ari twebwe dutunze kuruta abandi, tuzi ko ari twebwe dukize kuruta abandi, ngo tuzi ko muri iyi si ntacyo dukennye, ngo kubera ko tureba tukavuga ngo hari mu gihe cyatambutse nta 5G ya internet yabagaho, abantu bari babayeho mu isi analog, nta koranabuhanga nk'iryo uyu munsi, nta kuva kuri kontina imwe ujya ku yindi byari byoroshye. Oya, bakoreshaga amato yo mu mazi, rimwe na rimwe bakayapfiramo. Oya, nta koranabuhanga ryari rihari. Dore turatuzi, dore turatunganira, dore turabakire, ntacyo tubuze. Twebwe turi mu gihe twibeshya kuri ibyo, ariko ntituzi ko ari cyo gihe Satani yateguyemo ibyo kudusenya no kuturimbura mu gihe gito. Ntabyo tuzi, ariko ibyo byose Imana irabireba. Uko twiteje imbere muri ibyo byose byatubwira umumaro, ni nako twiteje imbere mu bintu byose bishobora kudusenya. Niko twiteje imbere muri medical weapons, niko twiteje imbere muri nuclear weapons, niko twiteje imbere mu bintu byose, mu bugome, mu bintu byose bishobora kurimbura ikiremwa muntu ku isi. Ariko ibyo byose Imana iri mu ijuru yo irabireba. Wowe waba utabizi, utabireba, ugatekereza ngo turi mu gihe cy'umudendezo, turi mu gihe cyo kwishima, ariko Imana ibirebera kure, irakubwira ngo uri umutindi wo kubabarirwa. Ntabyo uzi, ntabwo uzi ko ubuzima bwawe bubarirwa ku gati, ntabyo uzi, ntabwo uzi ko isaha iyo ari yo yose ubuzima bwawe bwahagarara, ntabyo uzi. Dore icy'agaciro ukwiye gutunga ni zahabu yavuye ku Mana yitunganyirije, kandi iyi zahabu yavuye ku Mana Yesu yayisobanuye neza. Aravuga ngo ngiye kwa Data, ngo kandi mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, ngo yaba atarahari
mba mbabwiye ngo ko ngiye kubategura ahandi nzagaruka mbajyana. Isezerano riruta iyindi zahabu Yesu cyangwa se zahabu Bibiliya yatubwiraga ni ubuzima hirya y'ubuzima. Zahabu yo mu isi ntacyo yatumarira, ariko igifite ubuzima, igifite akamaro ni ubuzima hirya y'ubwo tubona. Uyu mubiri twambaye ejo tuzawusiga, uyu mubiri twambaye ejo uraduhinduka. Uri umusore mwiza munini umeze neza ntacyo ubuze, ejo umubiri ukaguhinduka ukaba agasaza, imvi zikaza, wagenda guhagaze wiga guterura ibyuma cyangwa gutera amakofi, ariko kugeza aho utangira kugenda ku kabando. Icyo nicyo bita ubuzima. Ubuzima burahinduka, ubuzima n'igihe birahinduka. Nta kintu na kimwe kidutenguha, nta n'undi mwanzi ufite muri ubu buzima. Ni igihe kiragutenguha kikaguhinduka. Ariko iyo waza kumenyaga yuko Yesu Kristo ari we mwami n'umugenga w'ibihe, niwe wenyine wakizeye. Aza wumve neza icyo Bibiliya itubwira. Ntabwo ukwiye kumvira Imana ugendeye kuri pastor runaka, ntabwo ukwiye kumvira umuremyi wawe ugendeye kuri padiri runaka, ntabwo ukwiye kumvira umuremyi wawe ugendeye ku wundi muntu. Ukwiye kumvira umuremyi wawe, kuko Imana yakuvuzeho abo bose batarabaho kandi batari bagira ijambo na ritoya bagira ku buzima bwawe. Ngo nuko rero ugira umwete wihane, ngo kandi uhishe isoni z'ubwambure bwawe wambaye ubusa, kandi umenye ko ukwiye kubaho ugendera mu byo Imana ikubwira, kugira ngo unayigureho umuti wo gusiga ku maso uhumuke, kuko urahumye. Hari ibintu byinshi utareba, ariko muri iyi si urimo ugendamo ni nayo buturo bwa Satani. Bibiliya itubwira ngo Satani ngo wasiwe ugushije ishyano, ngo kuko Satani akumanuke ngo kandi azi ko afite igihe gito. Ntabwo yigeze avuga ngo wakuzimu we ugushije ishyano. Niyo mpamvu ikuzimu nta handi, ikuzimu ni hano ku isi, nta handi ikuzimu ni hano ku isi. Ntabwo ijuru ryigeze ryandika ngo wakuzimuwe ugushije ishyano, ahubwo ryaranditse ngo wasiwe ugushije ishyano. Impamvu ijuru ryabivuze gutyo, ryari ribizi neza ko hano ku isi niho Satani aje kuba, niho Satani aje gutura, kandi wowe amaso yawe ntabwo amubona. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo ungureho umuti, kandi ungureho umwambaro, uhishe isoni z'ubwambure bwawe, dore wambaye ubusa. Maze nunanguraho umuti wo gusiga ku maso uzahumuka, byibuze ubashe kureba ibibera muri iyi si y'umwijima wowe utabona. Mu bihe byagiye bitambuka hari intambara z'ubukristo zagiye zibaho. Muri bino bihe cyangwa muri generation ya Ellen White, hari ibihe by'ubukristo no gutotezwa kw'abemera Imana cyangwa kw'abemera Yesu kwagiye kubaho. Bagiye banyura mu bihe byo gutotezwa bikomeye, bagiye banyura mu bihe by'ubuhake bukomeye. Hari igihe cyagiye kibaho uvuze izina Yesu bakamwica, uvuze izina Yesu bakamwica, uvuze izina Imana bakamurwanya. Ibyo bihe rero ntabwo byarangiye, n'amagingo ya nujya kubyitegereza uyu mwanya uvuga Yesu nyakuri baramugirira nabi, uvuga Yesu nyakuri ntagira ijambo, uvuga Yesu nyakuri ari mu gihe cy'akaga. Icyo gihe rero ntabwo gitangiye vuba, kimaze imyaka, kimaze igihe kinini, imyaka myinshi gihari. Uvuga izina Yesu bamugirira nabi, uvuga izina Yesu bamurwanya, uvuga izina Yesu biba ikibazo. Kubera ko ntabwo Yesu akenewe mu isi ya Satani, muri satanic world ntabwo Yesu akenewe. Hakenewemo inyigisho z'irimbukiro, hakenewemo abakubwira kurimbuka, hakenewemo abakubwira iby'isi gusa, hakenewemo babandi birirwa bavuga ngo bari guhanura. Ibyo bahanura ntabwo ari inyigisho zihindura imitima, ibyo bahanura si inyigisho zihindura imyitwarire, ibyo bahanura ni inyigisho ziganisha ku butunzi. Ibyo ntabwo ari byo dukwiye guhanurirwa, kuko byanditswe muri Bibiliya ubwo Imana yabwiraga Adamu ikamubwira ngo ibiri muri Edeni byose ndabiguhaye bitegeke. Twari duhawe ibyo mu isi byose ko tubifiteho uburenganzira, ntabwo birendera ko duhanurirwa. No, ntabwo dukeneye ubuhanuzi bw'inda, ubuhanuzi bw'imyambaro, ubuhanuzi bw'inzu, ubuhanuzi bw'imodoka. Ntabwo ibyo aribwo buhanuzi bukenewe. Yego ni byiza ko nabyo Imana ibiduha, kuko nabyo twarabyemerewe, twarabisezeranijwe.
ariko ubuhanuzi uyu mwanya dukere n'ubw'itorero ritubwira guhinduka, kugira ngo isi twasanze tuyisigare nziza kurutaho. Isi nta yindi, isi ni wowe, ni wowe. Isi ni abagukikije, isi ni abaturanyi, isi ni family yawe, isi ni wowe. Muri kino gihe cya Ellen White hariho inkundura y'amadini ku kigero kiri hejuru. Muri iki gihe habayemo revolution ikomeye cyane. Muri kino gihe habayemo ibintu biteye ubwo n'amaginga, nivyo birimo birongera kwisubiramo n'amaginga, nivyo birimo birongera kubaho. Imana iguhereze umugisha. Nishimiwe twabanye twerekeza ku musozi. Ntego y'irija tubwiriza ubutumwa dushingiye ku mitima yacu, duhereye mu mitima yacu duhindura amahanga yose. Icya kabiri, tubwiriza ubutumwa buhindura imitima, butari ubw'ubutunzi gusa. Icya gatatu, twigishe kandi tubwirize ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Hirya y'ubuzima turimo hari ubundi buzima. Hirya y'ubuzima hari ubundi buzima. Mana isumba byose, izina ryawe ni ryo kubahwa. Hari abantu basha bemeye kandi bakiriye umwuka wawe. Reka rya jwi ryawe na ya mbaraga yawe ibamurikire, kandi guhera nonaha bahinduke bishya, bahinduke ibizaremwe bishya, bafatanye natwe urugendo rwerekeza mu masezerano yawe no mu bwami bwawe. Urakoze kuko duhaye uwo mwanya, urakoze kuko bitwemereye. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu.